uyu munsi tugiye kurebera hamwe umuryango udasanzwe wanditse ibigwi mu Rwanda, waje ufite intego nziza yo kwigisha urubyiruko rutuye kino gihugu gukunda Imana ndetse n'umwana wa Yesu Kristo. Gusa mbere yuko dutangira, wowe ukurikiye cyangwa se weho uduteze amatwi, tugusaba gukora subscribe, share na comment nkuko bisanzwe ni officiel Dinero. Mbere yuko dutangira, wowe uduteze amatwi ushaka kwibaza ngo uyu muryango ni uwuhe? Ese intego nyamukuru waje ufite ni iyihe? Uwo muryango nta wundi bawita Young Life. Young Life ubundi ni umuryango mpuzamahanga w'ivugabutumwa ugamije kugeza ubutumwa bwiza bwa Gikristo ku rubyiruko, kubabera inshuti no kubafasha gukura ndetse no kwemera muri Kristo. Young Life yamenyekanye cyane ku isi kubera uburyo bwayo bworoshe bwo kwegera urubyiruko aho ruri hose, rukababera inshuti ndetse rukanabafasha mu bintu byinshi bitandukanye birimo no gukunda Imana. Young Life yageze mu Rwanda mu mwaka wa 2004. Uwayizanye mu Rwanda ni Dr. Moses Turahirwa, ari kumwe n'itsinda ry'abafatanyabikorwa bo muri Young Life mpuzamahanga. Bivugwa ko Dr. Moses Turahirwa yabaye umwe mu bashinze Young Life mu Rwanda, ayifasha gutangira ibikorwa byayo by'ivugabutumwa no kwigisha urubyiruko mu buryo burambuye. Kuva icyo gihe Young Life mu Rwanda yakomeje gukura cyane, ikora ibikorwa bitandukanye mu gihugu hose. Ibyo bikorwa birimo amaseminari y'urubyiruko, amatsinda yo kwiga Bibiliya aribyo twita Bible Studies mu rurimi rw'Icyongereza, ingando z'urubyiruko aribyo twita camps, no gufasha abakiri bato kubaho ubuzima bufite intego n'icyerekezo. Uyu muryango wa Young Life wigisha urubyiruko ubuyobozi bushingiye ku ndangagaciro za Gikristo, ubatoza gukunda abandi no gukorera hamwe. Young Life mu Rwanda ikorera cyane cyane mu mashuri yisumbuye, muri za kaminuza, mu midugudu, ikibanda cyane ku rubyiruko rutarabona Yesu n'Umukiza, ariko ikabikora mu buryo bw'urukundo, ubushuti ndetse n'ikinyabupfura. Uyu muryango Young Life uje kugira uruhare runini mu kuzamura icyizere cy'urubyiruko rw'u Rwanda no kuruteza imbere mu buryo bw'umwuka, ubwenge ndetse n'imibanire myiza n'Imana ndetse n'umwana wa Yesu Kristo. Nkuko tubibonye, Young Life cyangwa se Young Life Rwanda imaze imyaka igera muri 20 igeze mu Rwanda. Ese wowe uduteze amatwi ushobora kwibaza iyi myaka yose ihamaze ifatanije n'urubyiruko nkatwe muri rusange yakoze iki? Ese ibyo bikorwa yakoze ni ibihe? Bivugwa ko twe nk'urubyiruko dufatanije na Young Life twatangiye urugendo rwo gusura amavuriro y'umutekano w'urubyiruko mu ntara zitandukanye mu Rwanda. Mu murwa mukuru wa Kigali dushimishwa no guhura Dan Bizimana, umuyobozi mukuru w'intara ya Kigali wa Young Life. Uyu Dan Bizimana avuga ko akazi ke kari kugenderera abana batandukanye mu bigo no mu baturanyi, bakamwigiraho urugendo rwiza cyangwa se urugero rwiza rwa Gikristo. Si ibyo gusa kandi twanabonanye n'uwitwa Protégene Seneza ubarizwa mu karere ka Nyarugenge, nawe akora akazi ko kuyobora amatsinda y'urubyiruko mu gihugu. Hari kandi na Diogene Bruce Ndagijimana ukorera mu ishuri rya GS Rugando muri Kigali, aho ayobora itsinda ry'abanyeshuri bakuru mu butumwa bwa Young Life. Aba bayobozi bakora ubwitange ngo urubyiruko rwumve ko rufite agaciro kandi ko rukwiye kugirana umubano mwiza udasanzwe na Yesu Kristo ndetse na se Imana. Mu ntara y'Iburasirazuba twasanze umugisha w'urubyiruko wizihiza ibikorwa bya Young Life. Twahahuriye n'umugabo witwa Jean Bosco ukora mu karere ka Kirehe, aho Young Life igenda ihurira n'abakiri bato. Jean Bosco yatangiye kuba umuyobozi w'amatsinda y'urubyiruko Kirehe, kandi bivugwa ko afite umuhamagaro wo gusabana n'abana ndetse no kubereka ko Yesu Kristo abababarira bakiyumvamo ibyiringiro. Ibi ngibi bihita byerekana ko niyo mu bice by'icyaro nka Kirehe mu Burasirazuba Young Life ihagarariye gahunda yayo cyangwa se ifiteyo gahunda naho. Mu zindi ntara zitandukanye harimo nka Kigali City, intara y'Iburengerazuba, Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo, naho hari gahunda cyangwa se hari ibikorwa bya Young Life.
umuryango wa Young Life ufite abayobozi benshi b'ingeri zitandukanye bahuriza hamwe bashishikariza buri wese kujya muri gahunda yo gufasha abakiri bato. Aha twavuga nka Ejide Ruzindana wahoze ahejwe n'amateka ye nk'impunzi, ubu akaba ari umwe mu bayobozi ba Young Life mu gihugu cyose ukomeza kuyobora gahunda z'urubyiruko mu mujyi wa Kigali. Hari kandi umuyobozi w'abakobwa nka Marie Grace Uwambajimana akorana n'urubyiruko mu myidagaduro n'imyitozo no kurufasha mu gukanguka ubutumwa bwiza bwa Gikristo. Nk'uko tumaze kubibona, Young Life imaze imyaka igera muri 20 igeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ese ushobora kwibaza ngo muri iyo myaka 20 Young Life ni ibiki bidasanzwe yagiye ikoramo? Ese uruhare rwa Young Life mu gufasha urubyiruko ni uruhe? Twamaze kubona ko mu kanya ko Young Life yagiye ikora urugendo mu duce twinshi dutandukanye, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, aho wagiye ugira amahirwe yo guhura n'abagabo batandukanye benshi twagiye tuvugamo, barimo nka Dan Bizimana ndetse n'abandi batandukanye. Gusa twababwira ko urwo rugendo rwa Young Life mu gihugu ruzengurutswe n'urukundo rwarwo rwuzuyemo insanganyamatsiko zo guha agaciro umwana wese. Buri munyeshuri cyangwa se buri muntu wese uba muri Young Life aturanya ku izina, akitabwa kandi akigishwa ibyo kwegera Imana mu nzira y'umunezero. Impamvu tubuze ibi ngibi, twabaha urugero rw'umwana w'umukobwa w'imbabaye witwa Josiane utumva neza, aba mu mujyi wa Kigali, yakomeje kubona umunezero muri Young Life nyuma yo kujya mu nkambi yayo. Yabonye ko afitiye abandi agaciro ndetse Young Life irushaho kumwereka uburyo ari umuntu udasanzwe. Ibyo byatumye Josiane cyangwa se uwo mukobwa w'imbabare asa nka ko Young Life yamukunze, akumva ko afite agaciro nk'abandi. Ibi byerekana ko Young Life itanga umunezero n'icyizere ku bakiri bato, ikabafasha kuva mu mwijima ndetse no mu gahinda, bakumva ko basanzwe ari abana nk'abandi. Ubundi twasoza tuvuga ko Young Life aho igereye mu Rwanda mu myaka 20 hamaze, yakoze byinshi bitandukanye nk'uko tubibonye mu kanya. Young Life ni umuryango usanzwe cyane, gusa ufite umwihariko mu kuba warabaye inshuti nyanshuti, cyane cyane ku rubyiruko, uwereka ijambo ry'Imana ndetse unareshaho kuwure mu mutima. Gusa Young Life mu Rwanda ubona nk'inshuti nyanshuti z'urubyiruko ikomeza kwagura ibikorwa byayo mu mashuri, mu makaminuza ndetse no mu midugudu itandukanye no mu nkambi, igamije kugeza ubutumwa bwiza bw'Imana ku bantu bose b'ingeri zose, cyane cyane urubyiruko. Abayobozi ba Young Life bo mu turere dutandukanye barimo gukoresha imbaraga kugira ngo buri mwana wese yumve ko afite ahazaza heza. Ibi byose bigaragarira uko Young Life ifasha abakiri bato kumva ko bakunzwe nk'abandi kandi bafite agaciro nk'abandi bantu bose muri rusange, kandi ikabereka inzira ifunguye y'urukundo rwa Gikristo. Iyo urebye ibikorwa bya Young Life mu Rwanda ndetse ukareba n'ibikorwa by'abayobozi bayo bahorana n'urubyiruko, ubona ko ubuzima bwa Young Life bumaze guhindura abantu benshi ndetse rubereka urukundo bitandukanye, bitewe n'uko ari umuryango uremamo abantu icyizere ndetse no kubereka byinshi ku mwami Yesu ndetse na papa we Imana yaturemye muri rusange. Niba hari ikindi wifuza ko tugukoreraho, wacandika muri comment. Imvura igwa ntisubira. Murakoze.